ndakugumbiriye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ibi biteye ubwoba, nubwo nta cyoroshye cyangwa se ubutumwa tumaze iminsi dutambutsa, tubabwira ngo umugeni aratashye, tubabwira ngo iminsi y'umusuma iruzuye, duhanura tubwira abantu ngo Kanani murashyitse, tubwira abantu ngo ishyano cyangwa ibara riraguye. Bamwe bakajugumira bakavuga ngo Mana uduhangaze uduhagarare ko. Abantu bakunda Uburundi, musengera umujyi wa Bujumbura, koko hano hazababazwa cyane, kandi inzirakarengane nyinshi zirokorwa n'amasengesho. Ahantu hitwa Igitega, Gitega, subiremo Gitega. Niba mwarabonye uko Sodoma ni Gomora byagenze, Gitega, Gitega, abaturiye Gitega, Gitega. Imana izahababaza Gitega. Kandi ku mpamvu n'imvo z'indongozi cyangwa se z'abayobozi bahakomoka, bagiye babibamo ibyo bashaka n'ibyo bagomba. Umuntu uri Gitega, Imana imuhagarareho, Imana iguhagarareho vrema. Gitega iri ahantu hashobora kuzabera ishyano n'akaga kadasanzwe, kandi iyo nzamvuze ntabwo ari nza y'amezi, oya, simba muri nza y'ahazaza. Ni ukuvuga ngo hagiye kuba intambara idasanzwe, hagiye kuba ubwicanyi budasanzwe, hagiye kuba ubugome budasanzwe. Ni ukuvuga hano hagiye kuba gusambuka kudasanzwe, kubogozwa. Hano hagiye kuba iyirukanwa, hano hagiye kuba agakura. Ngira ngo ejo bundi abari bahari muri Bujumbura mwumvise ku Muhonjo, cyangwa se mwumvise ibyahabereye. Ariko excuse me, umuntu niba asigaranye amasengesho asengere Gitega, Bujumbura. Aha hantu ibara rizagwa, ku buryo n'amabarabara ajya muri ibyo byerekezo kuyarengana bizagorana, cyangwa kurengana bizagorana, sorry. Ariko nkiraho kuri message Imana yampaye, Imana yambwiye ngo ziriya nyuguti zitwa CNDD-FDD, ngira ngo ni 5, inyuguti 5, CNDD-FDD. Sawa, umuntu yazanye shifo, ndazana gome, ariko mwese ibyo murabyumva. Arahanagura muri mashini, arasipirima, aradrentinga, ku bibambasi arahanagura, impuzu ziraturirwa, ikintu cyose kirotswa, cyangwa se ikintu cyose kikubitwa hasi, kikurwaho. Nza mbona hajya hose, igihugu cyose hazamutse idarapo ry'umweru. Burundi, idarapo ry'Uburundi ndarizi, ariko nabonye hazamuka idarapo ry'umweru gusa. Kwa Ntare Rushashi naribonye, kwa kibuga cy'indege gikuru cy'u Burundi ndaribona, ku RTNB ndaribona iri darapo. Aha hantu hose rero marayika wanyerekaga arambwira ngo itsinze ivi Gorogota, itsinze ivi Nyabihanga, irasesekaye ku Burundi, mu gihugu cy'isezerano. Ariko harimo abantu hano batari burokoke, harimo abantu nabonye amaboko bafatwa amatekwa, barababazwa ku rwego ntashobora kukubwira. Umubabaro umwe wa nyuma. Izi ndongozi n'abarahiye, ejo habayeho kurahira imbere y'abacinga amateka n'abacinguza amateka na perezida. Ngira ngo biriya byose ni nko kwidigadiga
reka dusenge Imana itujya imbere n'inyuma. Mwami Yesu, ntabe izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuvugire iburyo, tuhanurire iburyo, kandi tubwiririze iburyo, twigishirize iburyo. Utubere Arufa, utubere Omega. Wumva ibaciye bugufi umurokore. Hama ibindi uri umucamanza w'ukuri, kandi ukagiranzura imitima yose. Ariko turagushimiye ko ari wowe wahuje Mose n'ababyeyi, uhuza Yosefu n'ababyeyi be. N'ubu urabikoze mu gihugu cy'u Burundi. Amen. Ni ukuvuga rero mu Burundi abantu baratandukanye kubw'amagume, kubw'intambara, kubw'imyigaragambyo, bagiye kongera bahure. Kubera ko Musa agiye kongera asubizwe mu gihugu. Yosefu wari warahunze agiye gusubira mu gihugu. Mariya na Yesu bagiye gusubira mu gihugu. Ni ukuvuga ngo ibyari nk'igicibwa, ijambo rigiye kongera rimere muri iki gihugu. Rimere, ijambo ry'Imana. Ibyo kurya, ibimera, ibyimburwa bigiye kongera bimere 100%. Imana idutabara. Hano rero nimvuga neruye, hagiye kubaho ko mu buryo bumwe n'ubundi hagiye kubaho iterambere ridasanzwe Imana itanze, cyangwa umwuka w'Imana yamishuriye. Ariko indongozi zigiye kubogozwa. Iri jambo ndivuze ku manwa, kuko aya ni amanwa nyine. Iyi ndongozi zigiye kubogozwa. Nimbivuga uko, zigiye kubogozwa uhereye kuri perezida, bagiye kubogozwa. Isosi iguyemo ishishe, amata aguyemo isazi cyangwa se imbere. Buno tuvugana, ntimuryame umukondora zose. Ntacyo harimo uvuga uti n'ejo warabihanuye pastor, singaruka ku byo navuze. Ibi ni bishya. Ubutumwa mwumvise ejo ntabwo ari ubu, nubwo bifitanye isano, nubwo bisa. Intego ni imwe, ni yuko guverinoma yose nta n'umwe usigaye ivaho, kereka b'Imana yakingira ikabagirira imbabazi. Nuko hagiye kubaho guverinoma nshyashya. Niyo mpamvu marayika yambwiye ngo hazamutse idarapo ry'umweru gusa. Umweru usobanuye itsinzi, usobanuye kwera, usobanuye imbabazi, usobanuye gukundwa, usobanuye kwemerwa. N'ibyema bizabasha kugaburira umuntu. Kandi Imana izafasha abantu bari mu mahanga ya kure n'aya hafi. Uzasaza ugeze i Burundi ubonye iki gihugu. Uzasaza ukandagiye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Haleluya. Uwiteka azitamurure kandi yirwanirire ku buzima bwawe. Cinaragwana ribarikiwe. Aho rero kubw'ubushobozi bwa Data, kubw'ubutware bw'Umwami wacu Yesu Kristo, barabogoshwe. Nje nari ndyamye mu ijoro, Imana irambwira ngo dore kumwe mwabonaga bari gusimbura barahira ko batazatatira, ko batazahemuka, ko batazajya inyuma y'igihugu. Uko niko nanjye nitegereje. Marayika nyereka arambwira ngo aba bose barabogoshwe. Aba kwirukanwa mu Kinyarwanda, cyangwa se gukurwa mu bikorwa no mu murimo mu Kinyarwanda. Imana idutabare. Rero mu buryo bumwe n'ubundi hari ikintu kigiye kuba mu cyitege kandi kidasanzwe mu bayobozi cyangwa mu ndongozi z'u Burundi. Kirya gishyitsi, ya mvura, ya mituragaro, hari ibintu bigiye kuba mutungurwe cyangwa bibatungure. Ariko imbere y'ishobora byose nge sintungurwa, kuko abapfa bagiye gupfa birukanwe, abantu bagandagurwa, abandi bica abandi batema abandi.
hano hari umujinya umaze igihe ututumba ugiye kuruka nk'ikirunga, amabombe menshi, amasasi menshi, guhunga, gutatana, guhuzagurika no kuyoba. Doke hari intambara y'agakura, hari intambara njyana muntu, hari intambara itari akana k'intambara, ubwo hari intambara yica, yirimbura, imena. Imana idutabare. Hano hari ingwano iri gututumba, bamwe barayeretswa, abandi barayibwirwa, abandi barayihanurwa n'iyi avangirwa rihari. Ni ukuvuga rero ikintu kigiye kubaho mu gihugu cy'u Burundi buno vuba. Evariste Ndayishimiye agiye kuva ku butegetsi, cyakora ibanga tudahise tudodorera ko ni ikiri bumubeho. Reveriyane nuko, Ndabirabe nuko, Ndakugarika nuko, aba bose ni abantu bagiye kubogozwa mu mabanga, kandi rijase, kandi ponctuel, kandi marayiko ubishinzwe, marayiko ubikora. Urugi yarukinguye, akazi katangiye, ibikorwa neza na neza byo gukora uwo murimo. Ishobora byose, isumba byose, mugiye kuyibona. Hajya mu rwango CNDD-FDD irakomeye, ntacyo nanjye ndaba ndeba mu kwezi ntavuze imikomerere yayo. CNDD-FDD igiye gusenyuka nk'igiti cy'ikibonobono. Yubatse ku musenyi, ariko igiye kurimbuka cyangwa se igiye gusenyuka. Ubwo buhanuzi ubwumve. Turi igenekerezo ngira ngo itarike 30 z'ukwa kane 2026, 18h passé 38. Uyu munsi ni jeudi. Mube maso iminsi isigaye, abantu bagiye kugandagurwa. Mube maso, ibihe bisigaye biragoye kandi biteye ubwoba. Mube maso, akaga karashyitse kandi ishyano rigwiriye irindi, kandi navuga ngo ibyago bigwiriye igihugu. Ntumbaze ngo bivuye mu Rwanda cyangwa muri Kongo, ntumbaze ngo ese birahaguruka mu gihugu. Icyo nzi cyo ni kimwe, nuko igiti kiratema kandi ntabwo kizatoha. Igiti baragitema kandi ntabwo kizigera gishibuka. Ntacyo udutera amabuye, ubirwanye, ubipinge. Nanjye ndategereje, simba muri nza. Umuntu uzumva mvuze 2027 uzavuga uti Prophète General Martin yaravangiwe. Oya, ibyo ndi kukubwira sinkubwiye itarike uyu munsi ubuhanuzi mbutangiyeho. Ububarire ku ntoki zawe, mbisubiremo, ububarire ku ntoki zawe. Ikiri gutegurwa we ntacyo uzi, ikiri kuremwa ntacyo uzi, icyo bari gukereya ntacyo uzi, ariko jyewe wahawe gusemerera. Riho yantumye ngo mbwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Riho yantumye ngo mbwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Riho yantumye ngo mbwira bumvira, n'abatumvira bazibonanira. Indongozi zari zihari biraheze, ahubwo haje ishyashya. Ni ukuvuga ngo niba ufite amatwi, ukaba ufite n'amaso, ukaba ufite n'umutima, ubutumwa bumaze iminsi buca, ube maso, usenge abawe Imana ibazigame barinde.
umwami ageze ku irembo, wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be, tubane mu ijuru. Ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, uko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Ntibyerekana kuza kwe, birihuta kuboneka, agiye kutugabira kubaho kwiteka. Ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Ntihazabura intambara, ntaho amahoro azahora, keretse Yesu atsembyeho urupfu n'ibyaha. Ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Maze mu isi yagize nshya, tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa, tutakibabara. Ku irembo, ku irembo, ubari ku irembo, nuko araje, Yesu araje, kandi ageze ku irembo. Iki ni igice cya kabiri. Turagushimiye wowe ubana natwe mu iteraniro dutangiye tunashoje. Imana iguhe kuragwa Kanani, ubo muragwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyi ni indirimbo ya 272 muri kantike y'Ikinyarwanda mu gushimisha Imana. Umwami ageze ku irembo. Ndagira ngo tuyage gato mu ijambo ry'Imana faveri Imana igirira umukristo uri mu rugendo, cyangwa se ubuntu Imana ishobora kugirira umukristo mu rugendo. Mpamenya ko abantu b'Imana cyangwa se isezerano ry'Imana, iyo Bibiliya irivuga neza iravuga ngo isi yavaho n'imisozi ikavaho, ariko wizera egare kuhabwa no gusohorezwa amasezerano. Uranyumva neza, kandi uhoraho aguhe umugisha. Twifashishije uburyo Abisiraheli bambutse inyanja itukura, Imana ikameza amaguru ku gitare, cyangwa mu Kirundi bavuga igitandara, urutare rukagira amaguru rukagendana nabo, kuva ku manywa bakagendana nabo, ibuye rikagenda. Iyo yari faveri Imana yari iri kugirira Abisiraheli. Nuza kwitegereza nanone urabona indi faveri twifashishije nanone mu isezerano rya kera, uburyo igicu cyagize amaguru gikorana urugendo n'Abisiraheli ku bw'isezerano Imana yasezeraniye Aburahamu na Isake na Yakobo. Faveri y'Imana cyangwa se urukundo rw'Imana rugeze ku Bisiraheli, inyenyeri nayo igira amaguru n'amaboko, yemera kugendana n'Abisiraheli mo hagati. Bibiliya ivuga ngo ibayoboza inkingi, ibayoboza igicu, ibayoboza n'umuriro. Koko n'umuriro iyo Bibiliya uvuze nawe kirigyagiye washoboye kugira amaguru yo kugenda ku bw'itegeko ry'Uwiteka. Umwami Imana yacu Nyiringabo akugirire faveri mu rugendo uri kugenda, aguha ubuntu bwiwe. Bibiliya ivuga ngo ibatungisha mano, iyo nayo yari faveri. Nuza kwitegereza urabona ubu buntu Imana yagiriye Abisiraheli. Uyu mutsima baryaga wari urimwo kira kitu. No kuvuga ngo ku Mana nta butayu buhari, kuko inyama zarahabonetse. Ku Mana nta butayu buhari, kuko amazi yarahabonetse. Ku Mana nta butayu bubaho, kubera ko icyo bakeneraga cyose mu gihe bari mu murongo mu rutonde rw'Imana barakironkaga. Inzitwazo zo kuvuga ngo horomo zirafunze cyangwa hari ibibazo ibyo ari byo byose ntabyo. Uwiteka niba ari mu ruhande rwawe, egare itsinzi, egare kunesha, egare kubona data.
ni ukuvuga ngo intambwe zawe niba ziri mu isezerano ry'Uwiteka n'ubugingo bwawe n'umubiri wawe. Twibukiranyije nanoneho gato, nagira ngo nkwibutse ko mu nyanja y'ibirometero 2000 mu bujyakuzimu Imana yashoboye gukora umuhanda umugoroba umwe cyangwa se igitondo kimwe ku nyanja itukura, ubwo Farawo yari asumbirije Abisiraheli ngo abatsinde ku nyanja. Ariko bivuga ngo nuko amazi hasi Imana ishyiramo jeke ni akantu kazamura nk'imodoka, muzabona uburyo bayipompa cyangwa bayikanda noneho gaterura imodoka. Imana yazamuye mw'ibyo birometero mu kuzimu, habaho ko Imana ipeza irazamura inyanja imwe, amazi amwe ajya ruguru andi ajya hepfo, mo hagati izamuramo icyo nakita ubutaka burazamuka. Kuko harimo abavuga ngo nuko ngo bamanuka mu nyanja, ntabwo bamanutse ahubwo baratambitse nk'uko ikiraro kiba gikoze kikambukiranya. Uhoraho icyo ni igitangaza yakoze, yagiriye Abisiraheli. Uyu munsi ku Mbabazi TV gatatu ndi kukubwiriza wowe ufite ubuntu bwo kwizera no kwakira umwami wacu Yesu Kristo. Ndagira ngo ntangaze, Imana igushyirireho inzira, Uhoraho agushyirireho inzira, Uwiteka agutindire ikiraro, wambuke ujabuke, kandi ujabuke muri Kanani, kandi ujabuke mu isezerano. Kuko iyo nzira nta muntu utayikeneye. Icyo nzi cyo nuko nawe inyuma yawe imisozi miremire, Farawo ari kukotsa igitutu, ibintu byagoranye, ibintu byayangaye, ariko mu izina rya Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera ntabwo yigeze abura inzira. Kandi hano nta nzira yari ihari, ariko Imana yahabonye inzira. Nawe wasanga wahanuriwe, warahanuriwe, uri gusenga, uri kwigishwa, uri kubwirizwa, uri kuririmba. Onodi Jezi, Uhoraho agushyirireho inzira. Yaba inzira y'akazi, yaba inzira y'agakiza, yaba inzira yo gushakwa cyangwa gushaka, yaba inzira y'iterambere, yaba inzira yo kwiga. Donc ni wowe uzi inzira Imana igomba kugucira, noneho nawe ukava mu maboko ya Farawo. Farawo ni umurozi, Farawo ni umwicanyi, Farawo ni umuntu ugukoresha uburetwa, ukora byinshi ukunguka bike, ubiba byinshi ugasarura bike. Farawo intego ye ni ukukubyaza umusaruro no kugukuramo inyungu wakeneye, ariko we nta nyungu zigera ugira. Kandi abakristo benshi bari mu bikorwa nk'ibyo by'uko acuruza agahomba, abunguka baraho bari, arabyara abana, abunguka baraho bari, ari mu kazi naka, uwunguka araho ari. Uyu munsi Imana igushyirireho inzira, uve mu maboko ya Farawo. Araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kubona, nzahora mwiringira. Araza gushyiraho inzira, araza gushyiraho inzira, areba kuraho ntabasha kubona, nzahora mwiringira. Hari inzira z'abantu zigira iherezo, hari inzira z'uburanka, umubiri ukabura zikagira iherezo, hari inzira z'amafaranga zikagira iherezo, ariko hano hari umuntu ugira inzira zitagira iherezo. Haleluya. Imana ikintu cyose kitambitse Abisiraheli mu butayu yarakishe. Umuntu wese washatse gusitopa no guhagarika umugambi w'Imana, Imana yamukuye mu nzira, urugendo rurakomeza. Igitandara cyabahaye amazi mu bugaragwa, iyo ni faveri y'Imana. Uyu munsi natwe mu isezerano rishya turi mu rugendo twerekeje mu ijuru, turi mu rugendo twerekeje i Siyoni.
Imana ikugirire favere, Imana iguha ubwo buntu. Haleluya. Uwiteka Imana Nyiringabo aguha ubwo buntu, ubwo buntu akugwize nk'umwimbu mu butaka bwiza. Data ahabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo Imana ntibeshya, cyo ni icya mbere. Uwiteka ntiyitiranya amazina, Uwiteka ntabwo azyajya, oya, ahubwo isi yavaho n'ijuru ikavaho, ariko ijambo yavuze ngo arikurikirana imyaka ingahe? 1000. Hari ubuntu utegereje, abantu bakugiriye ubuntu, n'isi hari aho yakugiriye ubuntu yenda, cyangwa se n'ibintu bikugirira ubuntu, ariko hari faveri y'Imana utegereje, hari isezerano ry'Imana urindiriye, hari iby'Imana utegereje. Ni ukuri ibyo utegereje nanjye nibyo nkwibukije. Imana ikugirire iyo favor. Haleluya. Kandi mu rugendo dufite natwe, Imana ugikizwa yari izi ko uzanyura muri iri barabara, cyangwa uzanyura muri uyu muhanda, ukanyura muri ayo magorwa cyangwa amarushwa cyangwa muri ubu buzima. Uwiteka Nyiringabo Imana yari abizi. Haleluya. Niyo mpamvu yateganyije intwaro zo kukugwanirira, ukava mu maboko ya Farawo, intwara akakugwanirira ukajabuka inyanja itukura, intwara akakugwanirira ukarengana ubutayu, intwara akakugwanirira ukarengana Yorodani ukinjira muri Kanani. Mungu asifiwe. Ni ukuvuga ubwo rugendo ntabwo rutunguye Imana. Mu bibazo ufite harimo inzara, harimo ubukene, harimo ubushomeri, harimo igihombo, harimo kurwara, harimo kurogwa, ibintu bitandukanye bageze imara, amazi ararura, ibintu birarura birasharira. N'ubu ibintu birikurura mu mutima wawe, birikurura mu buriri bwawe, ibintu birarura mu biganza bya mu bucuruzi bwawe, ibirura umururazi, umubirizi, cyangwa se umuravumbi, igicushu, birarura. Bibiliya iravuga ngo nuko birarura. Mungu asifiwe sana. Ibyo byaruraga n'ubu mu rugendo harimo ibintu biri kurura, harimo ibiri gusharira, harimo ibintu biri kubora, harimo umutima urushye, harimo umubiri urushye, abantu bararushye, abantu baracutse. Uwiteka atabare. Niyo mpamvu Imana mu guteganya mu rugendo rwayo, Uwiteka mu guteganya mu buntu bwiwe, yarateganyije ngo nzateganya inkoni nitugera imara, ayo mazi bakuremo umubirizi. Nitugera aho tubura amazi, nzateganya igitare kibyara amazi. Nitugera ku nyanja itukura, nzateganya inkoni, haze jeke, haze abanjeniyeri batinda umuhanda. Nitugera kuri Yorodani, tuzateganya nanone ibirenge bya Yesu bibanze mu mazi. Doke buri hantu hose havutse ikibazo ariko havuka n'igisubizo. Buri hantu havutse ingorane ariko havuka n'umugisha. Nagira ngo nkumenyeshe rero ko gahunda ni ya yindi nta gihinduka. Turashyika kandi tugiye gushyika Kanani, kandi tugomba kugera i Kanani, kandi tugomba kuba abaraganwa na Kristo muri Kanani, Yerusalemu. Haleluya. Ndakuraritse ntucike intege, ntuhagarare. Tugomba kugera Kanani. Onodijesi. Tugomba kuba abaraganwa na Kristo. Rero hari ubuhanuzi maze iminsi impanura kandi bukomeye kandi buhambaye. Uko niko Uwiteka agiye kwitamurura tukinjira muri Kanani. Haleluya. Reka dusengane. Data, ndagushimiye Mwami Yesu. Ni wowe ushyigikira amajya n'amaza aberekeje i Kanani. Koko uraturwanirira mu bibazo duhura nabyo, mu ntambara, mu kaga n'amage, ariko waratsinze, waranesheje. Ifarashi n'uyihetse ubiroha mu nyanja, bene Kora barimburira mu butayu, kandi Israeli yose irashyika. Rero turakubaniye Geshi wa Mageshi. Uwizeye n'uwumvirije ubu butumwa, Mwami umuhe kuragwa kandi ahabwe ubuntu, kandi agirirwe ubuntu mu rugendo arimo werekeje mu ijuru, ndetse ni Kanani yo mu isi ayiragwe none n'iteka byose. Amen.